ubuzima burakaze ko nciye muri gereza inshuro enye. Nabo uwo nigeze ni papa ariko nawe namubuze hashishe igihe kirekire mubuze, mama we sinanamuzi. Generation mfite imyaka 5 nadatekereza koga ababyeyi babimata, ikabutura yanjye yaracitse kufi kwambara inkweto nkabyibuka ngiye judge nanyerera nkaguma hasi kugira ngo babone ko mbabaye bamoze, none ubu ndagwa nkaguma nkahaguruka vuba kuko babonye ko ndi hasi bose baminse ko akeshi kera niyo nangaga kujya mama umbyara yarazaga akambwira ati kafa basi ndakugurira keke, none ubu ngubu aho ndi hano mwigeto nawe unyitayeho na sister na brother kira kitu ndakifanya kipevera genda gomeza nkisekera ibibazo byanjye nkabyihorera agahinda kanje ndakipevera wende ejo buzakimana zandemera genda gomeza nkisekera ibibazo byanjye nkabyihorera agahinda kanje ndakipevera wende ejo buzakimana zandemera basore barasase birirwa mu bagore Imana ifashije ikankura mu busore nabo murokore manu bimenyere n'agahinda kanje maze ukipevere. Ntago nabaga mbayeho ubundi nk'imfungwa njye ubwo buzima ni bwaranshimishaga bwaranshimishaga iyo nabaga ndi ku gikoni nabaga ari njye uri gupiga ibihiye ibikoma nyine byose nk'inywera iyo nabaga ndi gereza nabaga meze neza. Aba boss nyine nara ndimo mukorera abona ko ibye ndimo kubyitaho fresh hako bankizemo nyaza no kungemurira ntago bizashoboka ayo mafaranga barimo gupfa ubusa cyane bagenzi baba bakaguca intege cyane ati atahubwo ayo mafaranga wakaba ugenda ukayaguramo akantu k'agahene agakoko ati ibyo ni ibintu bizakuranira. Ariko njyewe kubera ko gukunda umuziki nshaka kuvuga ati ngomba kugira gute gukora video nkirengagiza amagambo bagenda bambwira ubundi ikintu cya mbere gica abantu intege nta magambo nicyo kintu kiduca intege. Abakunzi bankurikiye bambonamo kandi ko ibyo bintu mbishoboye mfite imirongo nzi twongeye kubasuhuza abakunzi ba Iconic Live Show nk'uko mubimenyeye kuri Iconic Live Show aho tugenda tubagezaho amashow agiye atandukanye. Kuno munsi rero umutumirwa mushyashya mugiye kubona hanga si ngombwa ko nangera muvuga kuko n'umuntu mukuru dore ko agiye gutangira abitubwira hano kuri Iconic Live Show. Tunagushishikariza wowe udukurikiye gukanda subscribe na like na share na comment kugira ngo ibiganiro bya Iconic Live Show bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Tunagushishikariza wowe ufite impano ushaka kuyigaragaza kuba wanyarukira aho dukora cyangwa ukareba ku biganiro bya Iconic Live Show kuri namba iri kuri title kugenda uduhamagara kugira ngo tugende tugufasha mu buzima butandukanye ubashe kuba wageza ibikorwa byawe runaka hano kuri Iconic Live Show waba wamamaza nawe ukaba watugana tukagenda tugufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dutangira ikiganiro cyacu kuno munsi rero reka dutangire tuganira ku mutumirwa twakiriye kuno munsi nk'uko mubibona hano kuri kamera za Iconic Live Show. Murabona ko ari umusore wifunze bukwasi aho agiye gutangira atwitira musanzwe mubimenyereye ko abatumirwa bacu bagenda batwibwira. Ababosi biyi misi sinzi wallahi bafite kode barashaka dukore dukoboke twese dutahiri kode izi bitch nazo ni form nda nizishaka tuke zishaka nziremere 5k meri nyuma panora amazina yanjye banyita Kafafika ya umuntu wacyumva Kafafika itayumva ko ari rape umuntu wese yabyumvise ko uri muri rap kubwa Kafafika niyumvamo kuririmba mfite imyaka 14 nabwo nanditse indirimbo ya mbere bayita Imihanda nibwo nayanditse ako naje kuyishyira hanze audio 2018 kubera nta bushobozi nari mfite bwo kuba najya studio umbe nayikora niyo mpamvu yangira ngo nimba umuntu abyumva neza kuba wavuga ngo imyaka 14 nibwo wasohoye indirimbo ya mbere yawe. Imyaka 14 umuntu abatari yamenya ibintu bijyanye na music cyane, wowe waba utangaje waba warabishobojwe n'iki? Ngiye buriya umuziki buri uri no mu bintu byamfashije cyane kuko burangiye nize gusoma mfite imyaka 14 kuko nize gusoma
nkajya bakamwitaba ngo nsome aho kugira ngo nyisome nyine nk'umuntu uri gusoma ahubwo nkagisoma ndimo ndapa. Ntago nize gusoma kuko nibyigiye ku kibaho njye nabyize ndi mu mirongo ubundi. Umuntu udukurikiye acyumva ngo watangiye ngo music ufite imyaka 14 ahita yibaza icyo gihe wigaga mu wa kangahe? Nigaga mu wa 4 primary. Nibwo watangiye kuririmba. For now ubu ngubu ukaba ugeze hehe? Warashoje urakiga? Oya byaranze kubera ubuzima. Nimbyumvise neza ubuzima umuntu agenda agira ubuzima bugiye gutandukanye. So umuntu acyumva ngo uririmba hip hop akumva ko kwiga byakunaniye, ntaho hantu byaba bihera naho bavuga ko abasani muririmba hip hop cyane cyane ari ukuntu ngo mwaba mwikusha. Oya barabike cyane nkanjye ndirimba hip hop ariko n'inzoga nabisoma. Kubutamwe inzoga ariko kwikuca cyangwa guca ku ruhande ureba. Oya ntabwo ibyo ngibyo mbikora. Kuba aririmba hip hop numva ngo umuntu uririmba hip hop ngaracoma ibyo ngarikuca. Reka hip hop ni ikintu kikuri mu mutwe wumva nawe bikujemo tu, atavuga ngo hari ibintu wafashe. Ntago abaraperi bose ari abantu bafata ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya nko kwiga. Wacyumva umuhanzi Kafa atamuzi. Kafa ni muntu ki ubu ngubu? Kafa ni umwana ubu ngubu wimenya ku giti cye. Ni umwana wakuriye mu mihanda kuko nkuko mfite indirimbo yitwa Imihanda. Then urambona hanga mfite imyaka 17. Mfite imyaka 17 nkaba maje ubuzima burakaze ko nciye muri gereza inshuro 4. Gereza inshuro 4. Nimba umuntu akibyumva yuko uciye muri gereza inshuro 4 kumva ko urifite indirimbo yitwa Imihanda ukabona avuga ko wakuriye ku mihanda. So nimba akiyumvisha kuko no guhita yiyumvisha nimba warakuriye ku mihanda nta babyeyi. Nabo uwo nigeze ni papa ariko nawe namubuze hashishe igihe kirekire mubuze. Mama we sinanamuzi. Nakuze mbona papa nawe abaciyeho icyo gihe niga mu wa 4 muri ishuri narivemo niga mu wa 4 bangiye mu mihanda imiryango nayo biranereranye. Ubu ngubu tuvuga nanjye ndimenya ni mu nzu yanjye anashije igihe kirekire nyikodeshereza natigisaho ngaho nta mubyeyi nigeze ngewe nyitayeho pe. Kugira ngo cyumva iyo ngibyo urumva ko ari story inagoye ariko umuntu akibaza umwana w'imyaka 14 nkuko watubwiye wiga mu wa 4 ubu ngubu ukaba ufite imyaka 17 akibaza ubasha kubona gute ubushobozi bwo kwitunga ukirihirira inzu ubyeranje gute mbese twagira ngo tubwire iyo nzira? Urabona ndi umuntu ushoboye nyine ku rugero rwanjye miga hirya no hino aho mbonye akazi akariko kose ndakora kari bube kabasha kuba kangaburira bitari buri gihe n'umunsi wabwirirwa pe. Ariko nyine icy'ingenzi ushaka buryo kiri bubona aho uri burare icyo kujya kizanye mu bundi mbere yaho urara icyo kujya kizanye tu. Mbyumva neza nkuko bitubwiye ngo wafunzwe inshuro 3 enye. Umuntu wacyumva gufungwa ahita yumvamo uburara ku muntu ukiri mutoya. Ese nko mwizo nshuro zose wafunzwe nk'igihe waba waramaze muri gereza kinini cyangwa gitoya ni igihe kingana gute? Nta nimwe ndamara mu kwezi kuko bwa mbere nafungwa ngenda nize gufungwa mfungirwa mu bagore ntabwo nafungirwaga mu bagabo kuko nawe ndi umwana. Hari ukuntu umwana bagufata nyine bandi bafata nk'inzererezi. Baragufataga bakagutwara urabona umwana w'imyaka 14 ni umwana bagahita banjyana mu bagore ngakubitamo ibyumweru 2 cyumweru kandi nabyo iminsi nayimaraga ndi ku gikoni ntago nabaga mbayeho ubundi nk'imfungwa ngiye ubwo buzima ni bwaranshimishaga. Bwaranshimishaga iyo nabaga ndi ku gikoni nabaga ari ngiye uri gupiga ibihiye ibikoma nyine byose nk'inywera. Iyo nabaga ndi gereza nabaga meze neza. Umuntu wabaga uri gereza wabaga umeze neza ahita yiyumvisha ko
ubu ni ukuvuga ko gereza n'ubu ngubu ntabwo uyitinya. Gereza bora ni y'abagabo. Gereza ni y'abagabo ntabwo gereza ari iy'imwe. Ubu cyane kuvuga ko umuntu utarafungwa aba atari umugabo. Ntago ari umugabo neza kuko nagazi ngo gereza bude ni y'abagabo nanone ariko ni y'abagabo ko ntambwe ifungwa. Ariko n'abagore barafungwa kandi umugore ntago ari umugabo. Ku rundi ruhande rwe ni umugabo. Ku rundi ruhande rwe ni umugabo nyine ntago abakiri wa mugore woroshye. Ngira ngo ni utubwira ko muri gereza n'ubuzima buba bukomeye umuntu aba yaragiye acamo bitandukanye aho umuntu akibaza abajyaga muri gereza akenshi usanga nk'abo bafashe mu nzererezi akunze kuba n'abantu bagiye bagaragaraho bahungabanyije umutekano mu buryo runaka, bambura abantu, biba cyangwa bakoresha ibiyobyabwenge. Wowe wajyagayo uzize iki? Ngiye kundi mfungwa ngiye kurajya polisi nzijyanyemo barampamagara ati ngwino hano ndagenda ati gukora iki ati ndaragiye ati sizi inka nizanjye ati nizo umuntu uri wahari ati se hano hemerewe kuragirwamo ndavuga ati ngiye mbonye ahantu hari ubwatsi kuko yari gereza itazitiye akuzamo ndishyiriramo inka ziri tukubitsemo nk'umwana inka barazitwara. Niyo mpamvu mvishe ninjiyemo mvuga ati aba boss b'iyi minsi barashaka dukore dukoboke twese dutahira ikode. Aba boss nyine nara ndimo mukorera abona ko ibye ndimo kubyitaho fresh hako bankizemo niyaza no kungemurira. Ubwawe wenda uba warafunzwe uri mu kazi ko mu boss umuragiriye inka, tuzi ko akenshi iyo bafunze umuntu bamukurikirana n'abamwitagaho bakaba babasha kumufunguza. Wowe ku bwawe uwo mugabo wafunzwe uri mu kazi kiwe hari nk'uburyo aba yaragufashije bwo gusohoka cyangwa ngo agupe yagusohoka? Oya, duherukana ubwo ngubwo nje natashye kuri bwabo ndi gereza yuzuye abantu bakeneye kwinjiza abandi, nta cyaha mfite, nta dosiye, ni intahe. Ntabwo nje natashye kuko bamfunguje. Utashye wasubiyeyo? Oya, ntabwo nasubiyeyo nese nongera njya gushaka uburyo cyahandi njya kuba. Ndumva ko wavuye muri gereza, ikigaragara nuko mbere yuko ujyayo wakoreraga amafaranga. Amafaranga yari akurimo yo waje kuyabona gute? Amafaranga undi ni nko kungurira imyenda akanangaburira, nta mushaka bavuganye. Kwari ukukugaburira no kukugurira imyenda ubundi ukamuragirira. Magoye cyane. Hanyuma uvuye muri gereza muri gereza bahita bavuga ati bayisubiyeho, ngira ngo urumva nk'ubwo wari bazize ko ahantu bitemewe. Nyuma yaho ari bwambere bafunzweho iki waje gukomeza kugera uho ukomeza kujya muri risike zikwerekeza muri gereza? Uye nawe ushobora kumanuka hano hepfo ugakutana kandi kabazona ndi gutigita buryo kimbaho. Ntago waba uri wajya mu cyaro ngo ubone kuntu ubaho utari ahantu ku muhanda uribona akazi. Muri cya gihe nyine wagiye gutigita ngo ubone iki icyo kujya bakugwaho bakagutwara tu. Babwira aba boss nabo ngabo. Aba boss b'iki gihe se cyetse nanjye mbaye mu boss nibwo nabona ijambo mbabwira. Uyagira icyo babwira nkawe nyine nk'umuntu ugihasa. Hari ikintu nshaka kumucishizamo magambo nkamukwitaho imirongo. Boss wantereranye uzi yuko nzagwayo, boss wantereranye uzi yuko natazabasha kuba nakura noneho bigeze ngezaho nakibonamo nanjye umugabo. Boss nanjye ndakubwiza ukuri nzagera kuri cyane umbone ku TV no kuri radio ntega amatwi boss. Aba boss b'iyi minsi sinzi wallahi bafite code. Ko abantu rero bakunze bagaruka uko ku bahanzi baririmba hip hop cyane ari abahanzi ngo baragiye baba imihanda. Nawe ku bwawe numva ko uzamutse igihe wazagira iyo ugera
waba ufite ubuhamya bugiye butandukanye, kuko urumva kuba ufite imyaka 17 ukaba warafunzwe inshuro zigera kuri 4 ukaba wirera, ni ikintu kiba kitoroshye cyane, dore ko mwino si nyine bigenda bibaho, ariko buriya ntago ari wowe babigizemo ubushake. So twagira ngo tugaruke noneho mu rugendo rwa music ku bwawe, ni izihe mbogamizi wahuye nazo kuva watangira muzika? Mbogamizi nahuye nyinshi cyane, kuko nakoze indirimbo 2018 ya audio, ariko ikorera video n'ubundi nibwo iri hanze kubera amafaranga ntacyakorwa. Urumva rero nazo n'imbogamizi nagiye mpura nazo, abantu b'abacanege kandi bagenda nabo baza mu nzira bakakubwira ati bikora ntago bizashoboka, ayo mafaranga barimo gupfa ubusa cyane, bagenzi baba bakaguca intege cyane, ati ahubwo ayo mafaranga wakaba ugenda ukayaguramo akantu k'agahene, agakoko, ati ibyo ni ibintu bizakuramira. Ariko njyewe kubera ko gukunda umuziki, nshaka kuvuga ati ngomba kugira gute gukora video, nkirengagiza amagambo bagenda bambwira. Ubundi ikintu cya mbere gica abantu intege nta magambo, nicyo kintu kiduca intege. Yangira ngo nkuko byumvikana, ukora indirimbo bwa mbere wayikoreye mu yihe style? Nayikoreye kwa Beat Record, akora muri Senior Group iherereye Nyagatare. Ntabwo nzi ngo ni hehe, ariko namusanze mu ntara niho bagiye kunkorera. Umuntu wabyumva uri umuhanzi mu buzima waciyemo, ubwo buryo bwo kubana amafaranga ntabwo ari ikintu byakugoye, ufite umuntu wagufasha gukora iyo ndirimbo yawe ya mbere? Nta bufasha namba nigeze mbonamo, ari audio ninjye wayitigite nyigeraho, na video ndayitigita nyigeraho, kubera ubushake bwo kuntu nkunda ikintu. Ubu iki wabwira abakunzi badukurikiye wenda waba bifuza kuba bagufasha mu rugendo rwawe rwa music? Abakunzi bankurikiye bambonamo kandi ko ibyo bintu mbishoboye, mfite imirongo nzi kuririmba, ntago ari ibintu mapira ngo narabyize reka cyangwa ngo ni ibintu nkunda, ni ibintu bye bindimo. Wambona ahantu henshi kugira ngo ube wamfasha, njye cyane n'ubufasha ngukeneyeho bwo kuba wandeba, iyo ndebye bumfashije ubundi kurusha ikindi kuma amafaranga. Weho ugenda ureba ibikorwa byanjye, uzaba umaye ubufasha buruta ayo mafaranga wama mu ntoki. Umuntu wenda mu bijyanye na music yakurebye, ariko nubwo uvuga ngo kukureba, urumva uri mu buzima twavuga ntago ari ubuzima bworoshye kuba umuntu nkawe ufite imyaka 17 wirera ukaba uba ku mihanda nk'uko wavuze. Urumva ni ibintu bigiye bigoye cyane, kuko harimo abadukurikiye bafite umutima, yaba ari uwifuza kuguha akazi, cyangwa se ugasanga nawe bitewe wenda nuko uhagaze ukavuga ati wenda ngiye gukurikira music yanjye, nta kandi kazi wakora. Akazi nagakora nakabonye, akazi nagakora, kuko nagwa uwo muziki nago nawukora natabonye akazi nkora. Ufite akazi sinize ngo urama akazi k'umuntu wize, akazi nge nkoresha amaboko, umutwe ntago nzi kuwukoresha cyane. Umutwe ngukoresha cyane mu mihanda, gutekereza iby'imihanda byavuyemo nibwo nkoresha umutwe, ahubwo imihanda nyikoresha mu amaboko kugira ngo havemo icyo kurya. Birumvikana n'abadukurikiye baragenda babibona banumva wenda ikiganiro twageranye, harimo baba bifuza kuba bagufasha, ngira ngo waba nabikeneye yazagenda aducaho tukabasha kuba twamuha namba yawe akabasha kugenda agufasha, kuko umutwe umwe ngo wigira inama yo gusara, kandi bavuga ko ngo hari abantu hatajya habura iki, hatari abantu ntabwo hajya habura iki, hari abantu ntabwo hajya apfa abandi. Nubwo wavuze nta mu mutwe ufite, ndumva n'imigani y'ikinyarwanda uyizi cyane.
So, dukomeje kuganira abakunzi ba Iconic Live Show, ngira ngo nkuko mubibona nk'uno muhanzi wacu, ngira ngo murumva ubuzima agiye afite ni ubuzima bugiye bukomeye cyane, atangamo n'ubuhamya bw'uburyo yagiye akurira ku muhanda, nubwo twavuga ko aracyari na mutoya cyane, kuko umuntu ufite imyaka igera muri 17 wirera ni ibintu biba bitoroshye cyane, dore ko mu buzima ari n'ibintu bigenda bibaho. Rero wowe wifuza kuba wamufasha, bwaba ari mu buryo bwo kuba wamuha akazi cyangwa wamurangira akazi cyangwa wamufasha mu rugendo rwe rw'inzozi ke, ntabwo byakubuza kuba watwandikira, cyangwa se waraza kuba yatubwira nomero mwamubonaho cyangwa platform ziwe, dore ko ari n'umusore ufite smartphone, kumubona ari ibintu bigiye byoroshye. So, dusoza ikiganiro cyacu rero, reka dusoze utubwira uburyo umuntu wese wafuza kugufasha yagufasha, mbese yakubona hehe kugira ngo abe kugushyigikira mu rugendo rw'ubuzima cyangwa mu iyi kariyeri yawe y'umuziki. Umuntu ushaka kumfasha njye ahantu yambona cyane ni kuri nimero ya telefone. Ni 07 17 64 24. Ni Kafafika kuri YouTube channel, nkoresha na Face ni Kafafika Kafa, ndakeka ntago nkoresha IG. Bakunzi ba Iconic Live Show, rero dusoreje ikiganiro cyo kuno munsi, tunamushimira umutumirwa wacu, tunashishikariza buri muntu wese wumva afite umutima wo kuba yabasha kuba yafasha uyu musore nkuko mubibona, cyangwa yatugejejeho ubuzima bwiwe, kuba yanyarukira hano kuri YouTube channel yiwe yita Kafafika, ukaba wabasha kumusapotinga, cyangwa ukaba waca hano ku iki kiganiro twagiranye ukareba muri comment nambiriho, ukaba waduhamagara tukagenda tuguhuza nawe, yaba ari wowe wifuza kuba wamufasha mu buryo bujyanye na finance, cyangwa kuba wamufasha kuba yabona akazi kugira ngo abashe kuba yahindura ubuzima, n'izo ndoto ziwe zo kuzamuka muri music zibashe kuba zagerwaho. Ciao ciao, mukaba mwari kumwe na Sanari Frasco.